se kutari kurya amana mureke Ubufaransa bivuze neza shaka umwijogotonyo sobanura ngo umwijogotonyo urashaka koko mama umbwiye nawe ntabwiye n'ikije gutuma narya koko muri iki gitondo ahubwo Bruno reka ngira ko mwibariza amana ariko mede nkawe mukuru wagiye wambwira ko nta muntu uvuga ari kurya bakora isaza amana ariko we nyine urashaka iki nyine urebye nyine arabizi akazi nkora sibyo kandi abona akagendazi kamwe rwose nta kintu kamaze hose nyine ndagira ngo nyiyejeje ryawe ndirye sibyo iryanjye babiri ko ejo nzayagwanjye wishyura ejo nzayakwishyura ntabwo niba nza kurya akarindazi kamwe asubwa ni gaya ibyo ngibyo byakunaniye kubivuga ariko ejo ntazigera mbona uzanye ubwo buzuru bwawe ngo uje kurya irindazi ntabwo nzarigwa ese nonze bana nguranye bagiye bayiri nk'ubwo ibyo bose baba nk'abo mu muryango ntabwo ntawuvamo ntabwo yashaka umugore ngewe nayambaye mbaye nka Bruno mede ntubibona se umwana wakoresha shaka bibonesha igize ariko si ubu ngubu ejo nzamara irindazi ryuzuyera ubu nzajya ku kazi nta n'akantu ndiye reka nzemo haryeho ejo nzarimo kati nanjye mbona ko rwego kareka sima ntabwo ubishaka kandi mbona ubishaka mana yanjye nk'iki gicucu kikazana ibintu byo kunyambura irindazi nta gikoma umva ko bavuga none ariko ubundi buriya kiyakiza inzara umuntu aba ahagaze maso Sangahera saa 11 njya kurya umugati wanjye shaka njye kuri cya kirindazi ubu Bruno yangogere ndabizi ngende shawara musenge nagenda aravuge ngo ataho ntabwo niyo batatse shaka nanaje fi yanjye ngo umuhinga ngo namu umbre sari nubwo ari ibyanjye nyine akari papa yambwiye ngo mbimuzanire rwose reka njya kubibika papa atabana n'abimbaza ndamubikira mu cyumba sha